ariko njye ntabwo byakunda kubura amafaranga ntabwo nabyemera. Ariko buriya hari ukuntu umuntu akaraga ubwenge agakaraga umutwe agakora ku mwenda agasanga ibyo ari gukora atari byo. Ubu njyewe nifate njye guhingira ikiro cy'ubugari ntabwo bibaho, aho kugira njye guhingira ikiro cy'ubugari ndaje ndakoresha ubwenge bw'Imana yampaye, kuko yabunshyiriyeho ngo njye mbukoresha mbona uko mbaho. Ntabwo yabunshyiriyeho kugira ngo njye mbukoresha mfate isuku. Hano mu mujyi nzi ibitekamitwe byinshi nshobora gukora mu bitama nkabikuraho buri muntu nk'ibihumbi 5,000. Ibihumbi 5 byantungira umuryango n'abana. Urumva ko umugore najya amuhaye 1,000 bine akaba ari ayo kunywera. Ubwo si uwo mutwe buriya kanze numve imitwe 2 mfite, oya nako ubwenge 2 mfite nako ni bwinshi bushobora kuba bugiye kuntunga muri aya masaha. Wizuhuriza kure ahubwo ngwino unyegere usobanurire neza ikikugenza ikigucishije kwa boss. Ariko boss wagira ko ibintu nk'ibyo ubuse ko ngushuje ntabwo uzumvisha. Ngwino unyegere cyane niba utanabishaka wikomereza urugendo rwawe nta kibazo. Ushobora no kunyegera, ufite inyungu nyinshi wakunguka kuri boss. Kunkora mu kiganza utabanje kumbwira ibikugenza icyo naryo ni ikosa rya mbere. Ubuse nta na 2 uri busige kubera iryo kosa rya mbere usikozera. Ariko mana yanjye nagorwa ubuse kuko nakaye gaciro ufite ku buryo umuntu wagusuza uko mwaka amafaranga. Njyewe ubushobozi mfite ubu ngubu, njyewe ubushobozi mfite nubwo kuba naguhindura inkoko waba uri burike nkaguhindura ikibiriti. None se boss ukoresha ubuvuzi bwa gakondo cyangwa ubw'abapfumu? Umupfumu nashe urabona umukire nkanjye najya gukoresha ubupfumu. Ni ubuvuzi bwa gakondo tuba twarigiye. Urakubwire boss hari umugabane umwera hepfo arambwira ati hari inkoko yamumbiri 5,000 kandi arashaka yuko ayakuramo atayihishe, kandi iyo nkoko arayikunda. Urumva yavamo gusa amafaranga. Murakaza neza ku bakuru b'iwacu. Kandi iyo nkoko urayasana. Ahubwo se wari ugiye? Nari njye hano hepfo kunyara. Ubuse kunyara bisaba amasegonda angahe? Okay, nta kibazo. Wowe uwo muntu nyine wa murwayi wamuzana tukamukurikirana narebe hano kwa dogita. Okay, reka mbanze mpamagara abakuru tuze kureba ko iyo nkoko ibyo 5 iri buze kubizana. Okay, sanze ari wowe ugiye kwitangira iyo nkoko kugira ibyo 5 bize kuboneka. Ubuzima bwawe buhite bujya kuri iyo nkoko. Aragiye ubu koko imitwe yanjye yanze gukora. Noneho ndaje ndahindura system. Basi nzajya mubwira ati basi se ngo inoti ya 5 ndi kumujijisha kandi nta n'ikibara nta n'icyarwanda. Ariko hari ukuntu karaga ubwenge ugahita buvamo igisubizo byihuse.
Usa ko papa ajya gupfa umuvuzi ndamukura hehera. Umuvuzi ndahari uba ya mbere nayabaze kare. Karame mada, wowe uzi isafuriya ndaje ubu ngubu nzanye inyama n'umuceri, wowe uzi isafuriya wowe nze kuhagera isafuriya yogeje cyane nta bintu biri butugore. Wowe nsange wasoje none se indwara uvura nizi nyine hari umuntu nandi kuvugana nawe yarambwiye ko nza kumuvurira. Nyine hari umwana we warwaye yarambwiye ko nza kumuvurira. Ahubwo se wambwira icyo kibazo ufite tukagikemura? ko numvishije tutongana n'umugore wabanje ugakemura iby'urugo rwawe. Mbere yo kumbaza ibyo mbwira uwaguhaye nimero yanjye. Njya tudatinze n'uburyo papa yimereye. Shaka akamoto ka vuba ka 5 nugera mu rugo ahita uyasubiza. 5? Urumva ko njyewe amafaranga yanjye aba ari kuri banki kandi nta banki ihari hano hafi. Ubwo urumva ko we wabomaye ku yawe, ubwo wowe nimugoroba urayasubiza. Amafaranga 5,000 si uko tuba tuyabuze. Nubwo twagera kuri banki amamiliyoni ayo kubika mu mufuka ntituba tuyabuze, aba ahari. Ngowe imibya 5 ibi ngibi 10 ubona nuko utega moto bitewe nuko mu rugo bari kugushaka. Ntabwo 5,000 aba ari umuti wanjye kandi murambi kubwira 5,000 ni umuti. Ndamutse mbiguhaye ntabwo nguhaye abakuru, kimwe nuko ashobora no kuguhitana. Ngiye kukurangira noneho umuti originali, uba wanditseho inyuma originali. Nusanga hatanditseho originali ubwo uraba atari umuti. Ugende inyuma y'inzu yawe homotse urahita ubonaho, ese ko tubundi kuki mudatera umucanga byahomotse, urahita ubonaho hari intuze inyuma y'igikoni handi ushyira munsi ya ka kabarangari wifashisha nijoro. Urabona munsi magapapuro rero hari icyatsi kiri impande ya imiti ni myinshi. Ni ubu ngubu n'ibi byatsi ubu busitani twicayeho imiti ni myinshi. Wowe urajyana kano kantu akira, siga ibyo 10,000 cyangwa ugende umuha uwo muti, uwo nguyu akawunywa saa 6 akira. Wowe ugende, umwana nubona akize wowe uzaza kunyihera ibyo 30,000. Nushaka wenda uzagira n'40,000 bitewe n'ukuntu muganga yakuvuriye umwana neza. Umuti kuwujyana ndawujyana, ahubwo wowe mpereza icyemezo cyemeza yuko uri muganga kugira mu rugo batavuga ati ntayariye. Icyemezo ni ukuguca ukuguru ukakujyana utavuye n'iraso na rimwe. Niba ubyemera umbwire. Nese ari ukugenda najyanye icyemezo no kuca akaguru urahitamo iki? Wowe urumva icyakubabaza aricyo tugukorera. Nari nibeshye. Wowe wari buhitemo ikitakubabaza ukaba aricyo dukora. Ubwo urumva ikitakubabaza ni ukuguca akaguru. Rero igisebe kirababaza, reka nirukankana uyu muti 10,000 byawe urabibona kuri kote yawe. Seko nta nimero ya telefone mfite, arayashyira kuri iyo konti. Nibagiwe kugica akaguru. Fone ntibivuze yuko nyifite ariko nta simukadi irimo. Kandi nabwo simukadi irimo, iriho umuntu mfitiye ideni. Kambanza ndebe ko kiranyikuraho buceri nka sengisa n'ubundi burije nitahire nta kundi. Mwana, ese ko wicaye aho ngaho byagenze gute ko nsigaye nkunda kubona wicaye aho ngaho? Ubu nsigaye narabaye muganga, ahubwo nawe uzaze mu bayoboke banjye muzanore. Ubu mba narabaye na dogiteri, usibye ko mu biro mba nahaze nkaza kwifatira akayaga vandarateri yarapfuye. Ese mwana, aka kanya ufite imiti aho ngaho uzaye tugende mu rugo njye kukwihera akazi?
usibye n'imiti dukoresha imiti ya kinyarwanda, voka, imiyembe, gereveriya, inturusu. Imiti dukoresha ni myinshi kandi bayaciye muri mashini, ituruka hirya ngiyo mu bukorino. umva rero wa mugabo we rero nakomeje kumviriza ibintu wakomeje kumbwira, nsanga mu mutwe wawe harimo mikorobe se na mikorobe de. gusa ikintu nkukoreye nk'umuntu wigize umuganga, numvishe yuko polisi igiye gukomeza gufata abantu bigeze abaganga nk'amwe. ihene ntuzi kuyivura n'imbeba. umva reka nkubwire, njyewe kugira njye kukuzanira ikintu cyanjye uvura, uzagenda uvure na mamayi wawe. Nta kundi kanjye gukorera ya nusu y'ubugani nyine, nta kundi.